reka turebe umubyeyi witwa mama Beata. Mama Beata reka tubamagare ku murongo wa telefone tugire bike tumubaza ku bijyanye na Beata, agira ibyo atubwira bijyanye nuko Beata amerewe. Mwagiye mumubona henshi hagiye hatandukanye, turagira ngo tuganire nabo twumve ngo mbese bamerewe bate, bameze bate, ese Beata we ameze ate. Mama Beata, mwaramutse neza? Mwaramutse mute? Mwaramutse n'ubucye ariko twaramutse. Turagira ngo tubwire abantu bagiye babona Beata ku maposta agiye atandukanye, Beata uburwayi bwe buteye bute? Beata arwaye kanseri yo mu maraso. Na 17 ndamuvuza ibitaro. Yego. Ubundi Kanombe. Yarwaye amaso 2020. Yego. Ryaje n'utubyimba. Nsubiye kwa muganga ibitaro barambwira ngo ntago bagishoboye uburwayi bwe. Yego. Ngaruka i Kanombe barambwira ngo tureke ubuvuzi bwe kugira ngo avurwe nuko yajya hanze. Bati kugira ngo avurwe nuko yajya hanze, bishatse kuvuga ko ari ya kanseri yaba wenda yarateye n'icyo kibyimba cyo mu jisho? Ni ya kanseri yateye ikibyimba cyo mu jisho. Beata mbere yuko arwara yari umunyeshuri yarigaga? Yarigaga segonderi. Mu mwaka wa mbere. Mu mwaka wa mbere. Hanyuma rero Mama Beata bakubwiye yuko kugira ngo avuzwe yajyanwa hagana he? Mu Buhinde. Mu Buhinde. Bakubwiye ko byatwara amafaranga yo kugira ngo avurwe? Hari ivuriro ryambwiye ko byatwara miliyoni 50. Miliyoni 50. Kuko n'umusokoro bazashyiramo. Yego. Hari mu tundi turemangingo dushya. Hanyuma ese waba uri kumwe na Beata kugira ngo basi tubashe no kumwumva kwijwi nawe agira icyo atubwira? Ni turi kumwe. Mumpe. Beata, waramutse neza? Waramutse neza. Turagira ngo tubanze tukwihanganisha kandi tukubwira yuko Imana ikomeye kandi iriho kandi kibasha gukora. Hanyuma rero Beata, ndagira ngo ubwire abanyarwanda icyo ubifuzaho. Nifuza. Yego. Cyambere nuko bantu b'amasengesho y'icambere. Yego. Ikindi kandi bagakunze kwabo bakamfasha. Yego. Bakubona uburyo nkajya kwivuza. Yego. Icyo mbasha kwivuza n'aho bambwiye hanze. Yego. Abasha gukira yewe. Ho muri Imana iragukunda kandi ishobora byose nta kijya kinanira. Aha, ngaho nsubiza mama. Hello. Mama Beata, turagira ngo rero noneho ubwire abanyarwanda badukurikiye, ari abari mu Rwanda bakurikiye Isango Star TV, ari n'abari ibwota amasimbi, uburyo uwashaka kubafasha, uwashaka kubashyigikira aho yanyura. Yaca kuri nimero yanjye. Yego. 7 Yego. 21. Yego. 450. Yego. 98. Wongera yisubiremo? 7 Yego. 21. Yego. 450. Yego. 98. Twiye turashidikanya ko abantu bumvishe iyi nimero yawe baraza kugerageza kukuvugisha ndetse no kugushyigikira, ndetse kandi nka Isango Star TV tuzanasimbuka tugusure turebe uko mumerewe, kandi turagira ngo tubabwire ngo mukomere, Imana irabakunda nta kinanira, ibintu byose irabishoboye. Imana ibaha umugisha. Ngaho rero ni mukomere kandi turabakunda. Yego murakoze namwe. Yego. Aha, uyu ni Mama Beata, ndetse na Beata nawe tubashije kumuvugisha. Isango Star nyine turi nyenyeri muri Rwanda, tunacishamo tukagira n'ubuvugizi dukora bw'abakeneye ubufasha bugiye butandukanye. Mwagiye mubuduha ku bantu benshi twagiye tugerageza kubashyira ndetse mukanadufasha mukadushyigikira nk'uko mwabigenje rero n'ubundi kubo twagiye tubazanira, ngira ngo no kuri Beata naho mugomba gukoresha uko mushoboye nyine mukamushyigikira kugira ngo nawe abashe gutera imbere muri rusange. Ikindi kandi ni umujyambere, ni n'umwana w'umuhanga, yanatsindaga neza mu ishuri nk'uko nawe abana bawe bameze uyu munsi, nawe niko yakwifuje kuba ameze.
ariko kandi mbere yuko n'igihugu kigira icyo gikora ariko namwe nimugerageze kubushoboza Imana yabahaye. Niba ubasha kurya bigakunda, niba ubasha kuryama bigakunda, niba ubasha gukora ibyawe bigakunda, menya ko hari abandi bakeneye ubwo bushobozi buguturutseho. Ngira ngo Ambassadors of Christ Junior turi kumwe hano baze gutegura indirimbo nziza nyine yo guhumuriza Beata birumvikana. Kati hore
byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe, naho watakambira Imana igasa nkaho itakwitayeho. Kubaho ukumva ntacyo bikikumariye, urababaye nshuti. Wasubiza amaso iyo uvuye ni kure kandi ni habi cyane, watekereza aho ugiye bikagukomeretsa umutima. Nyamara wareba abandi uko babayeho, rwose ukiheba nshuti. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, ni iby'igihe gitoya n'ibihoraho. Ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana, Mana idahemuka jya uyizera. Yasezeranye ko izabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. Ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda, ntabwo rizahera jya uyizera. Agahinda ka buri munsi mu mibereho igoye cyane, wumva usuzuguwe na bose ndetse n'ababandi mujya musengana. Ariko mu bihe nk'ibyo wibuke yuko hari inshuti nyanshuti, irakuzi kwa kundi ukanguka ukicara ku gitanda cyawe, ubitse umutwe mu biganza, urira cyane rwose ushavuye. Nta yindi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima, jya utekereza Yesu. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, ni iby'igihe gitoya n'ibihoraho. Ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana, Mana idahemuka jya uyizera. Yasezeranye ko izabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. Ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda, ntabwo rizahera jya uyizera. Yasezeranye ko izabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. Ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda, ntabwo rizahera jya uyizera. Ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda, ntabwo rizahera jya uyizera.
urugamba turiho si urugamba rw'umubiri n'urugamba rw'umwuka ntirworoshye muri iki gihe data wo mu ijuru uduhe imbaraga zo gutsinda umwanzi nadutera twizeye wowe fata intwaro yawe rero komeza ujye ku rugamba kenyera wikomeze dore umwanzi ari imbere yawe ariko hari inkuru nziza yuko Yesu yanesheje kandi niwe uduha imbaraga y'ubutsinzi fata intwaro yawe rero komeza ujye ku rugamba kenyera wikomeze dore umwanzi ari imbere yawe ariko hari inkuru nziza yuko Yesu yanesheje kandi niwe uduha imbaraga y'ubutsinzi rero nshuti yanjye komeza uvuge ubutumwa bwira abantu bose ko Yesu ari umukiza akiza imitima iremerewe n'abafite ishavu n'abatendebutse bose arabasanga akabaha imbaraga fata intwaro yawe rero komeza ujye ku rugamba kenyera wikomeze dore umwanzi ari imbere yawe ariko hari inkuru nziza yuko Yesu yanesheje kandi niwe uduha imbaraga y'ubutsinzi fata intwaro yawe rero komeza ujye ku rugamba kenyera wikomeze dore umwanzi ari imbere yawe ariko hari inkuru nziza yuko Yesu yanesheje kandi niwe uduha imbaraga y'ubutsinzi Yesu avuga ibyo kugaruka kwe yahamije ko dukwiye kuba maso tutazi umunsi cyangwa isaha umwana w'umuntu azazira aravuga ati dukwiye kuba maso kuko uwo munsi uri hafi kuza igihe tutategereje aricyo gihe umwami azagarukira bizamera bite uwo
uwo munsi ubwo azaba agarutse mbese uzamuhunga cyangwa se uzamusanganira uwo munsi ntiworoshye nshuti kubazatungurwa kandi n'umunsi w'intsinzi kuba mutegereje bizamera bite uwo munsi ubwo azaba agarutse mbese uzamuhunga cyangwa se uzamusanganira uwo munsi ntiworoshye nshuti kubazatungurwa kandi n'umunsi w'intsinzi kuba mutegereje ngaho nimugende mubwiriza abantu ubutumwa bwiza abemera mubabatize bose mu izina ryanjye mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose ati kandi ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi mbese ko tubwiriza tuti nimwihane imbabazi zikiriho benshi ndetse benshi cyane bakemera iby'ako gakiza mbese twebwe abavuga ibyo twaba duhagaze mu butumwa tubwira abandi ibaze kandi wisuzume mbese ko tubwiriza tuti nimwihane imbabazi zikiriho benshi ndetse benshi cyane bakemera iby'ako gakiza mbese twebwe abavuga ibyo twaba duhagaze mu butumwa tubwira abandi ibaze kandi wisuzume mbese twebwe abavuga ibyo twaba duhagaze mu butumwa tubwira abandi ibaze kandi wisuzume mbese twebwe abavuga ibyo twaba duhagaze mu butumwa tubwira abandi ibaze kandi wisuzume